Ndagusuhuje kandi nkwifurije ibihe byiza. Abantu benshi mwari mumaze igihe mutambona, ntabwo twari duherukanye. Ndabizi ko hari abari bankumbuye kandi nanjye nari mbakumbuye. Nanjye nari nkumbuye kongera kugaragara hano kuri kamera. Reka mbabwire ngo Imana y'amahoro nibahe umugisha. Ngarutse nje kukubwira intwaro ugomba gukoresha. Urabizi ko nta kintu ufite, nta mafaranga ufite yatuma uhangana n'abana b'abantu. Ndetse ufite n'amafaranga, hari n'abafite amafaranga barwanye ariko bikaba byaranze. Muri kano kanya rero ndagira ngo nkubwire ngo nje kukubwira intwaro ugomba gukoresha ba bantu bose bigize akaraye kajyaho imbere yawe, bagacika intege cyangwa se bakananirwa. Nubwo waba ufite amafaranga ariko hari ibyo amafaranga adakora. Si abantu gusa, hari ibintu byinshi bikurwanya, ukeneye intwaro warwanisha kugira ngo ibyo bintu ubitsinde. Ariko muri kano kanya nta mbaraga ufite, waragerageje byaranze. Ndagira ngo nkubwire rero ngo intwaro ugomba gukoresha ni iyi ngiyi. Mu minsi yashize nababwiye ko abantu barambwiye ngo narahunze, hari abantu benshi bagiye bampamagara kuko ngira ngo abantu bakunda gusura channel yanjye rimaze igihe idakora, bavuga ngo yaragiye, ngo yagiranye ibibazo n'abantu arahunga. Ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo ari uko nguko byagenze. Njyewe ntabwo nahunga umwana w'umuntu, ahubwo umugabo nyamugabo n'uhagarara akarwana kandi urugamba bikarangira arutsinze. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo imbaraga dufite, nibyo natangiye nkubwira, nta mbaraga ufite zabasha guhangana n'abana b'abantu. Benshi baturusha ubushobozi, hari abafite amafaranga, hari abafite ibindi bintu runaka. Mu by'ukuri kuba warwana intambara gutyo gusa biragoye. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo nigeze mpunga, kuko njyewe ndagira ngo nkubwire ngo wenda nta nubwo ari nabyo, wenda ibibazo n'abantu ntabwo bibura, ariko nta bibazo nagira n'umuntu byatuma mpunga. Kuko njyewe intwaro yanjye ngomba nkoresha kugira ngo mbashe gutsinda cyangwa nigobotore mu bibazo mba ndimo, ari nayo ngira ngo nkubwire muri kano kanya ugomba gukoresha. Ndagira ngo nkubwire ngo ni ugusenga. Ariko se usenga mu buhe buryo? Ibyo ni byo bintu ngira ngo uze kubanza umenye. Usenga mu buhe buryo? Usenga gute? Usenga gute? Hari abantu bazi ngo gusenga no kwiriza umusozi, ukajya mu butayu, gusenga no kwirirwa mu rusengero umunsi wose. Usenga gute? Ndagira ngo nkubwire rero intwaro ugomba gukoresha kugira ngo urwanye ibikurwanya, urwanye abakurwanya, urwanye abanyembaraga bigize akarahe kagiye ku buzima bwawe, badashaka kuramuka. Babandi badashaka kuramuka, bya bindi bidashaka kuramuka, bya bindi bidashaka ko wirirwa, bya bindi bidashaka ko urara, bya bindi bidashaka ko urya, bya bindi bidashaka ko abana bawe biga, bya bindi bidashaka kubyara, bya bindi bidashaka kubona akazi, bya bindi bidashaka kubona urushako, bya bindi bigenda binaniza ubuzima bwawe bwa buri munsi. Ndagira ngo nkubwire ngo aka niko kanya ko kugira ngo ubirimbure wowe ubwawe. Wowe ubwawe niwugira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, uzabwira umusozi ngo wa musozi we undi imbere, nje imbere ugende. Uwo musozi uzavaho bitewe no kwizera uzaba ufite. Icyo ni cyo kintu uri kubura mu buzima bwawe. Intwaro yanjye ni Bibiliya, amasasu akaba isengesho. Uko niko byagakwiye kukugendekera mu rugamba urwana narwo rwa buri munsi. Intwaro ikaba Bibiliya, intwaro ni ijambo ry'Imana. Ikindi, amasasu yayo akaba isengesho. Isengesho rirasenya, isengesho rirarimbura. Ikintu icyo ari cyo cyose cyaba kikuri imbere, isengesho ribasha kugikubita kandi kikanyeganyega. Pawulo na Sila ubwo bari mu nzu y'imbohe, ntabwo bigeze bajya kurwana n'urugi ngo bagerageze byibura bacukura inzu cyangwa bagire gute barebe ko basohoka muri iyo nzu bari barimo. Ahubwo icyo bakoze, barabyinnye, barahimbaza, barangije inzugi ziranyeganyega, iminyururu iraguduka, icyumba bari barimo inzugi zirafunguka. Bukeye abazamu baje kureba basanga imiryango yafungutse, bagira ngo abantu bacitse, ariko barebye basanga abantu baracyarimo, ahubwo baranezerewe, barimo barashima Imana, barimo bararirimba, barimo barahimbaza. Haleluya. Urwo ni rwo rugamba umukristo agomba kurwana, urwo ni rwo rugamba umuntu w'Imana agomba kurwana.
ndagira ngo rero nkubwire wowe wari ufite ikibazo ngo naragiye ndahunga. Ntabwo nagiye ngo mpunge, ahubwo icyo nakoze, wenda reka nzabibabwire mu kindi kiganiro gikurikiraho, uburyo mutakimbona, abantu batakimbona muri Kigali, abantu batakimbona ahantu hamwe cyangwa ahandi, naho ndi ntabwo ndi buhababwire ubu ngubu, ariko mpari kubw'impamvu zanjye bwite, ntabwo mpari kubwo nahunze abantu, ahubwo mpari kubera impamvu, kandi iyo mpamvu nayo nzayibabwira nuko igihe kitari cyagera. Ndagira ngo rero nkubwire ngo wowe wibwira ko naguhunze, nta mbaraga zatuma nguhunga, izo mbaraga ntazo ufite, kuko njye ntabwo narwana urugamba rw'amaboko, ntabwo narwana urugamba rw'umubiri. Mfite Kristo, mfite isengesho, mbega mfite ijambo ry'Imana rigomba kurwanirira aho ngiye aho ngenda hose, uko bwije n'uko bukeye. Ntabwo nigeze mpunga abantu, mwa bwoko bw'Imana mwe mubimenye. Kandi ikindi nakubwira nanone, nawe niba ufite intambara iteye gutyo, ukaba wumva ufite intambara ufitanye n'abantu, shyira hasi amaboko, ahubwo ujya ku birenge usenge, jya ku birenge ubwire Uwiteka, shyira amavi yawe hasi, shyira amavi yawe ujye ku birenge by'Uwiteka. Uwiteka nananirwa uzamenya ko atari Imana, kandi nzi neza ko atazananirwa. Uwiteka ntabwo ajya ananirwa, ikibazo cyose waba ufite Uwiteka arashoboye, ahubwo icyo tubura ni ukwizera, icyo tubura ni ukwegera Uwiteka, icyo tubura ni imbaraga zidusunikira ku Uwiteka. Ariko ikibazo cyose waba ufite, umuntu w'Imana, Imana yacu irashoboye, Imana yacu ifite imbaraga, Imana yacu ifite imbaraga zirenze uko mubitekereza. Nimba Imana yarafashe umwami Sawuli ikamujyana mu ishyamba, akajya kurisha imyaka 7, haleluya, ari umunyembaraga, afite ingabo, afite amafarashi, afite buri kimwe cyose, ariko akajya kurisha mu ishyamba, iyo Mana yacu wayinganya iki? Ko Sawuli atarwanyije iyo Mana ngo ayitsinde. Niki cyatuma wowe mu bibazo ufite utegera iyo Mana ifite imbaraga zingana gutyo? Ninde mwana w'umuntu wakoresha ufite Imana? Ni igiki cyakunyeganyeza ufite Imana? Ibibazo biraza bikakujyana hirya bikakujyana hino, ariko Uwiteka akakurwanirira. Kuki se bitakwishe? Kuki ibyo uri kunyuramo bitakwica? Kuki ibyo uri kunyuramo bigusiga? Uyu munsi ukarara, ejo bundi ukarara, ukaramuka, abantu bakakubona ugikomeza kugenda utembera, abantu bakakubona ugikomeza kugenda uri mu butware bw'Imana. Ese ni inzara ufite? Ni ubukene? Uwiteka arashoboye, Uwiteka arakomeye, uko urimo kose, ibihe byose urimo, egera Uwiteka, Uwiteka azakurwanirira, Uwiteka azaba hafi yawe, Uwiteka niwe nkingi yawe, mwiyegamizeho, mushikameho, Uwiteka Imana yacu irashoboye. Imana yacu izaza, kandi nimara kuza ntabwo izaceceka. Eliya ku musozi wa Karumeli n'abahanuzi ba Bayali, abahanuzi ba Bayali bagiyeho barikebagura, bahamagara ibigirwamana byabo, bahamagara imana zabo ngo barebe ko igicaniro cyashya. Ubwo igicaniro bari bagifashe bakagitera kugira ngo baze kureba ngo Imana ifite imbaraga ari Imana ya Eliya ndetse n'Imana y'abahanuzi ba Bayali. Bagiyeho barikebagura, buracya bajyaho barikebagura, ariko ntihagire igitangaza na kimwe kiba. Imana yabo imaze kunanirwa, Eliya icyo yakoze, yarahagaze, arangije areba hejuru, arangije aravuga ngo data, nimba uri Imana, haleluya, nimba uri Imana, ako kanya umuriro waramanutse utwika igicaniro, kirangije kirakongoka, bose bahita batidura Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo Mana, icyo usabwa no kugira ngo uyizere. Iyo Mana nimba wumva ibyo yakoze ikabasha kuba kubw'ijambo rimwe gusa, ndagira ngo nawe wature uhamagara Imana mu ijambo rimwe gusa, uyibwire ngo Mana tabara. Intwaro y'umukristo agomba kurwanisha ni isengesho. Intwaro y'umukristo agomba kurwanisha ni Bibiliya, ijambo ry'Imana. Ab'isi bazaturwanya, ab'isi bazakora ibishoboka byose, ariko niduhagarara mu butware bw'isumba byose, niduhagarara mu butware bw'Imana yacu ishobora byose, nta na kimwe kitazigera gikunda. Turasabwa gushyira imbaraga z'amaboko hasi, ahubwo tugahamagara Uwiteka.
imbaraga z'amaboko tukazikoresha dushaka ibidutunga, dushaka wa mugati na bya birayi, ariko imbaraga tugafata amaboko yacu tukareka kuyaramburira ku bana b'abantu, ahubwo tukarambura ijwi ryacu duhamagara Uwiteka. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe wari ufite intambara, ntabwo intambara zubaka, ahubwo intambara zirasenya. Shyira hasi amaboko, shyira hasi amavi, uhamagara Uwiteka, wibwire ngo Mana dore ikibazo cyanjye. Abandwanya ngaba ndabakweretse, bari wowe urwanya intambara. Ibibazo byari bingose ngibi byose ndabikweretse, bari wowe urwanya intambara. Haleluya. Nubikora gutyo nzi neza ko uzatsinda. Nubikora gutyo nzi neza ko uzanesha. Abarozi bazakuroga ntacyo bizagutwara, bazakugaburira uburozi uzaburya nta kintu buzagutwara, bazagutega bashaka kukwica inzira wari bunyuramo uwo munsi ntabwo uzayinyuramo, bazagambira no gutwika inzu ubamo ariko ntabwo izashya, bazarasa umwambi biyongeza uwa kabiri, ariko kubw'imbaraga z'Imana nta kintu uzigera uba, ahubwo Uwiteka azakubera protection, Uwiteka azaguproteja muri byose kuko wamubaye hafi, kuko wamuhamagaye. Bazahora bibaza ngo ubundi uyu muntu bitevye. Njyewe ubwira ibi nabonye Imana yacu irakora, Imana yacu irashoboye. Mfite ibintu byinshi byo kubabwira, mfite ubuhamya bwinshi bwo kubabwira, ariko munyemerere uyu munsi nagira ngo nkubwire ku ntwaro ugomba kurwanisha nk'umukristo, ku ntwaro ugomba kurwanisha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Hari abantu benshi bafite imbaraga rega bakurwanya kandi wowe urabizi ko ntazo ufite, ariko kubera ko ufite Imana, nibashake bazazana ingabo, bazana amafarashi, bazana ibifaru, bazana n'ibiki, kubera Imana. Nakubwiye ngo Imana yacu yajyanye umwami Sawuli akajya kurisha mu ishyamba. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo ngiyo irakomeye, ntawe uzagukoraho igihe uzayihamagara ukayibwira ngo Mana dore ikibazo cyanjye ndakikweretse. Urasabwa kwereka Imana mu gitondo, ukayibwira Mana, ukayihamagara saa sita, ukayihamagara nijoro, ukayihamagara kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru, ugahamagara Imana kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere, ukwezi kugashira, ugatabaza Uwiteka. Uwiteka nzi ko atazagutererana, nzi neza ko Uwiteka azakurwanirira uko byagenda kose, azabana nawe, kandi iryo ni ryo sezerano yarahiye ngo nitunyura mu mazi ntazadutembana, nitunyura mu muriro ntabwo tuzigera dushya. Icyo ni cyo kintu turi kubura, turimo turibagirwa, tukibagirwa ikintu Uwiteka aba yaratuvuzeho. Hari ibintu byinshi Uwiteka yagiye atuvugaho, hari ibintu byinshi Uwiteka yagiye avuga ku buzima bwacu, hari ibintu byinshi Uwiteka yagiye adusezeranya. Byakagombye kuba tutagira ubwoba, twakagombye kuba turwana dushize amanga, tukavuga uko byagenda kose. Bene data, ntabwo byoroshye ndabizi. Ushaka kubwira ibindi ukavuga ngo se iyo Mana nzayihamagarira hehe? Murabizi ko cyane cyane mu Rwanda muri iyi minsi gusengera mu misozi no mu butayu ntabwo bizemewe, ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari uburyo bwinshi bwo guhamagara Imana. Nimba utagiye muri rya shyamba cyangwa muri bwa buvumo na bwa butayu wari waramenyereye, jya mu cyumba cyawe usenge. Ubu aka kanya tuvugana nanjye ndi mu cyumba kandi muri kubibona, ndi mu cyumba niho mba ndi guhamagarira Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo buri hantu hose uri wahahindura ubutayu. Hari ikiganiro nigeze gutambutsa mu minsi yashize mbabwira ko buri hantu hose ugomba kuhahindura ubutayu. Ahantu hose tugomba kugera tuba tugomba kuhabohoza uko byagenda kose, kandi tukahamagarira Uwiteka. Nimba bitemewe kuba wagenda ujye muri ubwo butayu usenga Imana, nimba bitemewe kuba wagenda ujye kuri wa musozi wari uramenyereye ujyeho usenga Imana, fata umwanya ujye mu cyumba cyawe, ugihindura ubutayu, uhamagara Uwiteka, utigise, ukora icyo bita gutigisa. Uvuga uti uyu munsi ngiye guhangana n'abazimu, ngiye gusenya abazimu, ngiye gusenya abadayimoni, ngiye gusenya buri rukuta rwose rwari rundiho. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana yacu igenda imenya ibihe turimo, irabimenya. Ni kare nahoze nkubwira ngo Pawulo na Sila bari mu cyumba cy'imbohe, mu nzu y'imbohe, barasenze, ntabwo bari mu butayu. Noneho bari ahantu hababaje umutima wabo, hanababaje umubiri wabo. None muri kano kanya wowe urisanzwe, ufite icyumba cyawe bwite. Egura intwaro yawe. Intwaro yawe ni isengesho, intwaro yawe ni Bibiliya. Usome ijambo, ujye mu cyumba, uhamagara Uwiteka, ushwanyaguze ibikurwanya byose ubyereke Uwiteka, abakurwanya ubereke Uwiteka, ubukene bwawe ubwereke Uwiteka,
uburwayi bwawe ubwereke Uwiteka, kubura urubyaro kwawe ubyereke Uwiteka. Imana nzi neza ko itazagukuriramo aho ngaho. Nimba uri mu nzira ugenda, nimba ugiye ku kazi, birashoboka ko utanabona umwanya ugera mu rugo unaniwe. Hari urugendo ukora ugenda n'amaguru, genda uhamagara Uwiteka. Reka mbabwire, amasengesho yo kugenda n'amaguru araryoha, amasengesho yo kuba uri mu nzira urimo ugenda araryoha, amasengesho ukora urimo werekeza mu kazi, reka mbabwize ukuri, ayo masengesho araryoha. Nimba utarabigerageza, nimba uzi kugenda n'amaguru, uzajya ugenda uhamagara Uwiteka. Nimba uri mu modoka yawe urimo ugenda ujya mu kazi, genda uhamagara Uwiteka, uri kuri vola yawe uhamagara Uwiteka. Nimba utwaye n'akamoto kawe, nabwo genda uhamagara Uwiteka. Nimba uri n'umumotari ukaba uhetse umugenzi inyuma yawe, nzi neza ko akenshi hari igihe mugenda mutanaganira, genda uhamagara Uwiteka mu mutima wawe. Areka Imana yacu ni Imana ireba mu mitima. Icyo nicyo kintu abantu bari kubura. Gira kwizera, icyo usabwa no kugira ukwizera. Nugira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, uzakura umusozi ahawo uwimbure. Uwo musozi ni ibibazo ufite muri kano kanya. Ntabwo ngutumye ngo ujye guhirika mu Kigali, ntabwo ngutumye ngo ujye guhirika za Mount Kenya, ntabwo ngutumye ngo ujye guhirika imisozi iyo ari yo yose uriho, ntabwo ngutumye ngo ujye guhirika za Kilimanjaro. Umusozi wawe ni ibibazo ufite, umusozi wawe ni ikintu kikuremereye, kiremereye umutima wawe muri kano kanya. Intwaro rero yo kugikubita ni isengesho. Intwaro yo kugikubita ni ijambo ry'Imana, ukajya ukibwira ngo handitswe ngo, ukajya ukibwira ngo ibyanditswe bivuga gutya, nta kindi. Ibyo nibimara kumva uko kuri, bizaguhunga, bizabwejagura, biceho bigende. Reka ngushimire kandi nkubwire mu bihe byiza. Muri iyi minsi ngiye gutegura amasengesho y'iminsi 7. Ayo masengesho y'iminsi 7 nzi ko abantu tuzayabanamo mugakurikirana ibiganiro byanjye, muzahabwa umugisha n'Imana, kandi buri muntu wese nzi ko azisanga muri ayo masengesho. Ayo masengesho rero ngiye gutangira, ntabwo ari kuvuga ngo nubyumva, ntabwo ari aho bakunda abantu bavuga ngo bagiye gutegura ibiterane bigamije wenda tuvuge kwitangisha cyangwa kugira gute. Njyewe icyo nshaka ni ugusengera ubwoko bw'Imana. Hariho ishurirwa nagize mu minsi yashize, Imana yarampishuriye nanjye mu kuyisobanuza neza. Nivuga ngo Imana yarampishuriye bene data, ndagira ngo tuzajye tuvuga ibintu uko biri. Imana ikunda kumbwira kenshi ndi mu nzozi ndyamye, iransura ikambwira, yamara kumbwira nkongera ndetse nkaryama nkabwira nti Imana koko niba ibintu ari byo, wongere ugaruke umbwire. Nubwo buryo njye mvugana n'Imana yanjye, nubwo buryo nkorana nayo. Ayo masengesho rero y'iminsi 7 ngiye gutangira, ndagira ngo nkubwire ngo ntuzacikwe. Ababuze urubyaro mwese ndababwiye ngo muzabe muhari, muzitabire icyo giterane, muzitabire ayo masengesho. Azajya aca kuri uyu murongo wa YouTube. Nugirirwa amahirwe yo gukurikirana icyo kiganiro ntacyaprodinze, uzajya ujya mu kwizera gusa nk'uko nabikubwiye. Ubane nanjye muri iryo sengesho. Ni isengesho gusa kandi ntimuzagire ngo ni ibintu birebire. Ni isengesho tuzajya dukorana, nzajya nkora, ubundi wowe ukizera. Wowe uzizera rero ukizerera muri iryo sengesho. Ababuze urubyaro muzabe muri hafi, abadafite akazi, abakeneye abagabo muzabe muri hafi, ntimuzacikwe. Ni ibintu byinshi nzasengera. Murumva amasengesho y'iminsi 7 ni ibintu Imana yamishuriye ngomba gusengera buri muntu wese umwe ufite ikibazo. Nzi neza yuko uzisangamo kandi muzakira imbaraga z'Imana. Data mwiza, Mwami Imana nyaguhora ku ngoma, uri Imana ishobora byose, uri Imana ihambaye mu byo uvuga no mu byo ukora. Twarakubonye, twabonye kugira neza kwawe. Dawidi arangije abura amazina kwita, arangije aravuga ngo uriya uri Uwiteka Imana Nyiringabo, uri Nyiribihe, uri Nyiribitangaza. Ndagushimye Mwami muri kano kanya kuko ugiye guha imbaraga abantu bawe, bagatangira kurwana intambara zo kwizera, bagatangira kurwana intambara zo guhamagara, bakarwana intambara zabo bucece. Ni ukuri bakazenguruka 7 bahirika urukuta rwa Yeriko rubegereye. Izo nkuta zibegereye ni intambara bafite mu mitima yabo. Ndakwinginze Uwiteka Mwami Imana Nyiringabo, reka Data ubambike imbaraga, ubahishurire Data, ubahishurire uburyo bagomba kubana nawe ndetse no kurwanya ibibagerageza. Urakoze, ndagushimye. Icyubahiro ni cyawe none iteka ryose, Papa mwiza.